Nshuti z'Imana nimukomere, amahoro y'Imana nabane namwe, mukomere rwose. Turabasuhuza. Umva inkuru kuri Yesu ku musaraba Igorigota wakumeneye amaraso. Mumerewe neza mu mitima, murahumeka neza nta kibazo, murashima Imana iba yabarinze uko bukeye uko bwije. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro, iba yabarinze rwose. Amen, amen. Tuzindutse muri aka kandi ndavuga muri aya masaha y'umugoroba, twari tuje kukubwira ukuntu Yesu agira neza. Twari tuje kukuganiriza rwose, twari tumaze iminsi tutababwira ukuntu Yesu agira neza, ariko twaje mwibuke kudukorera subscribe, mwibuke kudutera comment, mwibuke kutubwira rwose, mudukomantingeho nta kibazo. Kandi muri iyi minsi umuntu yemerewe kuvuga nta kibazo, ndavuga kuganira n'abagenzi bawe, kuganira n'inshuti zawe mubana musangira. Ese wewe ugira urukundo muri wewe? Ese wewe hari abantu baba baragiriye neza muri iyi minsi? Ndashimye rero, ndanezerewe. Iba hari waba waragiriye neza, iba hari uwo waba warafashije, iba hari uwo waba waratabaye kwa muganga, iba hari uwo waba waragiriye urukundo, ndavuga kugira neza. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro, iba yakurinze uko bukeye uko bwije. Natwe rero twari tuje kukubwira ukuntu Yesu agira neza, ukuntu Yesu atabara, ukuntu Yesu yakuruhurira imitwaro waba wikoreye yose, ukuntu Yesu yakurengera ubwo waba urwaye cyangwa se unanijwe n'umubiri. Channel yacu rero iyo dukoreraho ibiganiro yitwa Izere Yesu. Ese wewe wizera Yesu? Ariko umuntu wizereye Yesu ntacyo yabura. Umuntu wizereye Yesu ikintu cyose ashaka arakibona. Umuntu wizereye Yesu ikintu cyose yashatse kugeraho nta kabuza akigeraho. Natwe rero iyo tukuganiriza izi nkuru za Yesu Kristo wiyemeje ku musaraba akamena amaraso yawe, tuba tuzi ko nta kintu atagira gute atakugezaho. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro, iba yabanye nawe. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro, iba yakurinze. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro. Imana yacu rero kubwo kuyikunda ndumva twayibyinira, kuko kwibyinira birayishimisha, kwibyinira birayinezeza, kwibyinira biba byiza cyane. Yesu aragukunda rwose nta kabuza. Iyo umwegereye ukamuha umutima wawe wose, iyo umwegereye ukamushishikariza abatamuzi kugira ngo bamumenye, nta kabuza yakugirira neza. Natwe rero twari tugeze ahangaha tukubwira ko Yesu agira neza, twari tugeze aha tukubwira ko Yesu yagutabara, twari tugeze aha tukubwira ko Yesu yaguha umugisha, ndavuga kukugirira neza. Iyo wihebye ukegera Yesu ibibazo birakemuka. Iyo wihebye ukegera umwami Imana, nta kabuza icyo waba wihebye byose, uko waba uruhijwe n'umubiri kose, bijya bigenda neza. Amahoro rero, umwami Imana wacu turamukunda, nawe gerageza kumukunda kandi ushishikariza abatamuzi kugira ngo babashe kumumenya. Tuzagaruka tukubwira ukuntu Yesu yakugirira neza. Hari abantu benshi muri iyi minsi yagiye agirira neza, ibimenyetso twarabibonye. Twabonye ukuntu yatabaye abantu, twabonye ukuntu ari kugenda barinda ibyorezo, twabonye ukuntu ari kugenda bakiza. Nubwo hari abavandimwe bacu bigize bagwa mu nyanja, ndavuga mu Kivu, ariko hari abarukize. Abo Imana yarababonye kandi bagirira neza, irabarengera irabatabara. Nawe rero yiba ubyutse shima Imana, nuba ufashe urugendo wiragiza Imana ikurinde mu nzira, kuko njya mbabwire hari umuntu ejo bundi wigize kugenda ari muzima, yarabyutse rwose bigeze nka saa sita, umuntu aratashye arapfuye. Yesu rero nawe yakurinda, nujya ubyuka wishinganishe, uramutse ugiye ushima Imana. Imana ahantu hose hagiye hatandukanye yahakurindira. Ngaho rero nimukomeze mwizere Imana, mugire urukundo nk'urwo Yesu yabakunze, mugire urukundo nk'urwo umwami Imana yacu yaba yaragukunze.